Shalom. Kuwa gatatu tariki ya 5 Mata 2023, intambwe nshya ku munsi wa 95 w'umwaka. Ntutinye, ukuboko kwanjye kwiza kuri kumwe nawe. Itangiro 39 umurongo wa 3. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Mwene data, aho ukora ubona umeze nk'umustranger ku muntu wese. Uba wibaza ute, se nzamenyera? Ese nzahabona inshuti? Ese bazanyiyumvamo? Ese aka kazi nzakarambaho? Ese uyu muryango nashatsemo bazageraho banyishimire? Ese iri torero ndimo bizagenda gute? Ese nzabona inshuti? Reka ngumare impungenge mu izina ry'Uwiteka. Ukuboko kwiza kw'Imana kugiye kuba mu mirimo ugiye kujya ukora. Wowe kumana ibyishimo byawe, ukora akazi kawe, ukora icyo Imana ikubwira gukora, ukora icyo bagusaba gukora mu kazi, ukora inshingano zawe aho uri hose. Imana ibindi ubiyirekera igiye kubikora, kandi nta gihe kinini kizacamo utabonye ingaruka z'imirimo myiza Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Uwiteka Mana y'icyubahiro, wowe nyiri ibyiza n'iby'igikundiro byose, urakoze kubw'ineza yawe usutse kuri mwene data. Urakoze ko ugiye kuvugisha ibikorwa aha hantu yibuze. Urakoze ko ugiye kumushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Shimwa ku bw'aya mashimwe abaye. Amen.